umugabo arinde yapfukama kugeza ubwo apfukama ari gusaba akantu katuzuye no kurushi. Ariko kubera iki abagore murakara na kiriya gice cyo hasi kikarakara? Kiriya gice cyo hasi ntabwo cyakagombye kuba cyarakara. Mu bintu byose mukora nimba urakaye gerageza kiriya gice cyo hasi ntikirakare, kubera ko ntabwo mwabyumva neza mutarakora subscribe. Reka tubasabe mukore subscribe kugira ngo nyaboneka video zose dushize mujye mubasha kuba mwazibona, kandi mu byo bukora byose mwirinde icyo ari cyo cyose cyatuma mukora unsubscribe. Turabakunda. Ariko mwabagore mwe mwamenye ubwenge, mwabagore mwe mumenye ubwenge, kubera ko niba urakaye ntabwo kiriya gice cyo hasi kigomba kurakara. Buriya niba urakaye hari ibice by'umubiri bitagomba kurakara. Murabyumva neza mwabagore mwe? Kiriya gice cy'umubiri na sakorinze, kiriya gice cy'umubiri nashizeho agatoki, ni ukuvuga ngo kiriya gice cy'umubiri ntabwo kigomba kurakara uko byagenda kose, kuko kiriya ni igice gihuza imiryango. Kiriya ni igice cy'uruganiriro, ku buryo niyo hari ibitagenda neza mugera kuri kiriya gice ibintu byose bikabasha kuba byagenda neza. Rero ibyo kuvuga ngo murarakaye ngo ngewe ngo ntacyo wambwira ngo ntunkoreho, ntagukoreho, arajyaho baramubwira ngo koraho sha, arajyaho baramubwira ati ni karibu. Ni ukuvuga ngo impamvu umugabo yakuzanye ni ukuvuga ngo ameze nk'uwaranguye iduka, ibintu arabyiyegereza. Rero nta mpamvu yo kumwima ibintu bye, yaba arakaye, waba urakaye, waba urwaye, wameze ute. Niba unarwaye mubwire uti by'ukuri ntabwo meze neza, mubwire neza aho kumubwira nabi, aho kumubwira umubwiza umujinya, mubwira uti nyaboneka ntabwo meze neza. Ni ukuvuga ngo iki gice uzakora ibishoboka byose, ariko iki gice ntikizigere kirakara, cyangwa se ntuzigere ufata umwanya ngo uvuge ngo nta kintu ndi bumarire umugabo, kubera ko nutakimumarira hari abandi biteguye kukimumarira. Gusa reka tubasabe nyaboneka nimutarakora subscribe, kandi subscribe kugira ngo video zose zijye zibasha kuba zakugeraho, kandi by'ukuri nubona iyi video ari nziza, nubona hari icyo ikwigishije, ubashe kuba washaringa, ubashe kuba wayisangiza abandi, kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Rero ahangaha turi ku ngo kububatse. Niba utubatse wirinde kuba wakwifunguza iyi video cyangwa se kuba wajombaho ijisho, kubera ko by'ukuri iyi video ikenewe abantu bubatse. Kandi by'ukuri arega ibi bintu impamvu tuba tubishizeho ni ukugira ngo namwe mutazagira icyo mwitwaza, mutazavuga ngo ntitwababwiye, mutazavuga ngo ntitwabagira inama. Rero iyo tubagira inama turagomba kubabwira mu by'ukuri kubera iki ibi bintu biba bigomba kugirwa inama. Hari abavuga bati ibintu buvuga sibyo, abandi bati komereza umuhungu wacu. Nyamara si uko tuba tuyoboye ko umuti usharira, nta muti uryoha. Rero abavuga ngo ibyo uba urimo ni ibiki, ni uko baba bagongwa, ni uko baba babona kuri uyu umuti ukaza kuba wamamirira nabi. Rero mwabagore mwe, abagore ba Kigali muranyumva, abagore ba Rubavu muranyumva, abagore ba Musanze muranyumva, mu gihe murakaye kiriya gice ntikikarakare. Ariko se mu by'ukuri urinda kurakara na kiriya gice kikarakara, gihuriye he n'ibibazo wagiranye n'umugabo wawe? Aho nimumbwire ikibazo kiratuma urakara kugeza nawe kiriya gice kirakara. Kandi mwabagore mwe mushe mumenya ubwenge. Hari abifuza ko babatwara abagabo, hari abavuga bati uwampa uriya mugabo, uwampa uriya musore, namwubaha nkamuha icyo ashaka, nkakimuhera ku gihe, ntabwo namurakaza, ntabwo namubwira nabi. Rero iyo wifashe ukavuga ngo ntacyo twavugana, aho ngaho uba uri mu nzira zo kuba wasenya. Rero aho kugira ngo usenye nyaboneka irinde ibi bintu. Numara kubyirinda ndahamya nashidikanya ko urugo rwawe ruzakomera, kandi by'ukuri ibyo ukora byose. Ariko si kugira ngo umugabo arinde apfukama, umugabo arinde yinginga amasaha n'amasaha,
hejuru y'akantu katuzuye ku rushi, hejuru we, ibi bintu mubireke, ibi bintu mubivemo, kubera ko nimubikomeza biraza kuba byabasenyera. Ibi bintu nimubikomeza biraza kuba byagenda nabi. Gusa tubasaba gukomeza gukora subscribe, like, share na comment, kubera ko ni iby'ingenzi. Nkomeje kubashimira.